Incamake kuri filime yacu Igitambo cy'urukundo. Batangiye ari umukobwa n'umusore bakundanaga. Umuhungu yitwaga Japhet, umukobwa yitwa Sandrine. Bari batuye mu cyaro ariko umuhungu yaje gusaba umukobwa ko yajya kuba mu mujyi. Umukobwa yaramwemereye, yamuhaye n'amafaranga azamufasha kugera mu mujyi. Gusa umuhungu akigera mu mujyi kuko ataramenyereye, yahuye n'abajura baramukubita bamwambura byose, asigaye nta kintu na kimwe afite. Ariko nyuma yaje kubona umukobwa witwa Kesi wamufashije, amufasha byose, yewe yamwishyuriye n'amashuri ariga arayarangiza. Muri episode iheruka twasize Japhet n'umukobwa bita Kesi wamutoye barimo bakina. Gusa mu gihe barimo bakina, umuhungu Japhet yamanuye ukuboko vuba vuba ari gukora kuri Kesi. Ubwo yahise amanura ukuboko asatira kuri Kesi. Yaragiye kumukura agasimba kari kamuriho, ariko ako gasimba ntiyagakuye, kari ku ishati ya Kesi ku gice cyo hejuru ku mabere. Ngo namwe murabyumva, Japhet ako gasimba ntiyagakuye. Ubwo Kesi yahise abwira Japhet ati, ariko Japhet uzi uburyo ntinya aka gasimba unkuyeho? Japhet aramubwira ati, ndabizi n'ubundi abakobwa mutinya mwene utu dusimba. Kesi aramusubiza ati, umva ye, mwebwe se abatipe ntimudutinya? Ko bambwiye ko hari aho kabagera kagahita kabahemukira. Ako gasimba bavugaga ni ka gasimba kagira amaguru menshi. Japhet yaramusubije ati, gusa Kesi ibyo biguye ni iki? Ko nari nzi ko abana bo mu mbyeyi mutajya mumenya ubwoko bw'utwo dusimba. Gusa yabimbwiye nawe aseka. Aramusubiza ati, umva ye, erega kuvukira mu miryango ikize ntibivuze ko utamenya ibyo mu bakene, cyangwa ngo uyoberwe uburyo babaho n'ibibazo bahura nabyo. Ubwo Japhet yahise amusubiza ati, cyakoze Kesi uratandukanye kabisa. Mu bakobwa bose nabonye mbona uri hambo cyane, ntawe uhuriye nabo. Kesi aramusubiza ati, kwiyoroshya ni ibintu by'agaciro muvandi, kuko Imana ishobora kugushyira hejuru ejo ikakumanura. Beta nugira amahirwe ikakuzamura, girira neza abo bose batishoboye. Igihe nawe izakumanura bazakwibuke. Japhet aramusubiza ati, cyakoze Kesi uranyubatse kabisa, ibintu mbwiye nzabigenderaho kandi yewe nzabisakaza hose babimenye. Kesi aramusubiza ati, Japhet nagiriye amahirwe yo kumenya ko byose ari Imana ibiduha. Ni nayo mpamvu ntagomba kwizamura ngo ibyo mfite byimane, cyangwa mbure gufasha abo nshoboye gufasha, kuko nimba mbikoresheje nubwo byarangira, iyabimpaye nibona narabikoresheje neza izampa ibindi. Japhet yahise amusubiza ati, amen. Yarafashijwe. Icyo kiganiro bahise bakivaho. Kesi ahita amubaza ati, ariko Japhet siko wari uzanye kuriya kuboko cyagiye ugiye kunkuraho ngahita nikanga? Nari ndibajije ahantu ugiye kukwerekeza. Japhet aramusubiza ati, ugize se ngiye gukora aho ntemerewe gukora Kesi? Yamubwiye aseka. Kesi aramubwira ati, numvitiye kuzanya kandi ni Yesu utemerewe gukora Japhet? Japhet aramusubiza ati, ndabizi wahamenye, gusa Kesi ndakubaha cyane kandi ndagutinya, rero sinakora iryo kosa nkubaha ko utampaye uburenganzira. Kesi aramusubiza ati, ngo Japhet urantinya? ubwo se untinyira iki? Japhet ahita amusubiza ati, reka Kesi ngiye ngufata nka bosi wanjye, mbese ntakubeshye mba numva ntakwisanzuraho cyane. Aramusubiza ati, Japhet umuntu tumaranye hafi imyaka 3 ngo ntunyisanzuraho ngo urantinya? Kesi ahita aseka. Gusa nanjye tumye niyemera pe, bitumye menya ko hari umuntu untinya. Minizi ndatinyitse. Gusa yabivuze aseka ubona ari mu buryo bwa blague. Japhet aramusubiza ati, ko umuntu wifashe nk'ari blague Kesi, ni ukuri ndagutinya pe kandi cyane. Kesi aramusubiza ati, maze Japhet ntukajye wigora umfata nk'umuntu urenze, kuko ngenda umuntu woroshya life cyane.
kandi usanzwe. Rero Japhet, niba hari ikintu ushaka gukora ujye ugikora, kuko ibintu ngukorera ntabwo mbifata nk'iturufu ryatuma untinya. ngo nubona nciye hano uce hirya, cyangwa nimba nkoze iki ngo ntugikore kuko ngo untinye. Wowe ujye umbwira ikikurimo, ukora icyo ushaka yewe mu gihe cyose ushakiye. kandi nubona hari n'ikibi nakoze ujye umbwira ati gikosoreke se, ugendere mu nzira izi n'izi, kuko ndi umuntu usanzwe kandi iyo turi n'urungano, rero ntukajya untinya. kandi ibi byose ubikoze pe nakumva kandi nagushimira cyane. rero nakwisabira ujye unyisanzura pe, ndabikwemereye. Japhet yahise amubwira ati ok merci kabisa, se wombwiye njye nkwisanzuraho uraje ubibone kabisa, bya biburage byanjye byose nzabigushyiramo. ese aramusubiza ati kereka icyo udashaka. bitaramusubiza ati sawa anyway thanks kese kunyifungurira bigeze ahangaha, ukampa amahirwe yo kuzajya nkwisanzura nkakubwira icyo nifuza cyose. ese aramusubiza ati ntabirenze, ahubwo reka dutegereze turebe igihe icyo kizatuzanira. gusa Japhet, ndabona bwije, reka siporo tuzirangize tujye gutegura amafunguro ya nimugoroba turye, kuko ndabizi neza Keza we araza haza, kuko Japhet kuko Derek ubu ngubu yamufashe neza. Japhet yahise aseka, arangije amubwira ati kabisa. bahise bajya koga barangije gukora siporo. gusa reka tuve kuri ba Kesi na Japhet tugaruke aho Keza yaserukanye na Derek. gusa ahantu turabona ahantu heza cyane kandi hatuje. reka twumve ibiganiro bagiranye. Derek abwira Keza ati Keza, ahantu nakuzanye urahabona gute? Keza aramusubiza ati Derek, ni heza cyane pe, ahubwo muri iyi minsi uri kugenda untungura, sinzi impamvu. Derek aramusubiza ati Keza, erega umuhungu utatungura umukobwa nkawe mwiza ku rwego nk'uru nguru, sinzi uwo yatungura. Keza aramusubiza ati mba nawe utangiye kuzana bya bikabyo byawe, mwiza byaheze. aseka. Derek aramusubiza ati uri mwiza pe, ahubwo hahirwa umutipe ukwegukanye. yari arimo kubimubwira kugira yumva akamuvamo, kuko yarabizi neza ko nta muntu umutereta. Keza aramusubiza ati anyegukana byahise sha, kumba ndaho. Derek aramubwira ati ariko ntugakabye Keza, umukobwa mwiza nkawe ni gute waba utarafatwa? ubwo nimba bataragutereta cyangwa nta gutereta ufite, ni uko uterana indobo. Keza yahise aseka, arangije aramubwira ati wapisha, ariko nawe twabanye igihe kirekire kuko ntunze ibintu by'inkundo ko bitajya bimfata, mba numva nakibera njyenyine pe, mba numva nta n'icyo bintwaye. Derek aramusubiza ati none se Keza, kuki wumva ibintu by'inkundo bitagufasheho, cyangwa hari ikibazo wahuye nacyo mu rukundo? Keza aramusubiza ati oya Derek, nuko mba mbona abahungu atari beza pe, mba nanga ko bazambabaza. Derek aramusubiza ati ntukavuge gutyo Keza, kuko nimba warabonye abatipe bamwe bahemukira abandi, ntivuze ko abatipe bose ari uko cyangwa bose ko bababaza abakunzi babo. Keza aramusubiza ati Derek, abatipe murahemuka cyane. Derek aramusubiza ati ariko namwe abasisita murahemuka Keza, ahubwo njye mbona abasisita rimwe muhemuka cyane. Keza yahise aseka, arangije amubwira ati urabeshye bro. ubwo Derek yahise amubwira ati ndabizi nawe urabizi, ahubwo reka tutabigira ikiganiro mpaka tubivemo. Keza aramubwira ati kabisa, none se Derek, nakubwiye ko nta mukunzi ugira nkabona uratunguwe ukabifata nk'aho ari igikuba gicitse. wowe hari umukunzi ufite kujya gutera uburezi bw'ibanze mbere yo kumbaza umukunzi wawe uramufite? Derek arangije asubiza Keza ati njye nta mukunzi mfite, ariko
atarasubiza arabanza aratuza. Kaseta amubwira ati ariko iki se Derek? Derek aramusubiza ati ariko mfite uwo nkunda kandi cyane, n'igitangaje mpora iruhande ariko kubimubwira birananira. Keza aramubwira ati ariko Derek jya uba umunyamujyi kabisa, ni gute wakunda umukobwa umuntu nkawe ugatinya kubimubwira? Ubwo umukobwa atinyitse bingana gute ku buryo umutipe fata nka bro wanjye nizeye nk'umunyamujyi wanawuvukiyemo yatinya kumubwira ko amukunda? Cyangwa Derek umbwire nzabigufashemo mubwire ko umukunda. Derek aramusubiza ati bireke Keza, nawe uri nkanjye watinya kubimubwira bitewe n'uko yaba agufata. Keza aramusubiza ati ko mwaba mubanye kose cyangwa uko yaba agufata kose uzatubora uvuge wana, aho kunigwa n'ijambo uzanigwe n'uwo uribwiye. Derek aramusubiza ati Keza wakugira nkanjye ibyo urimo uvuga byose wakabiretse, yabivuga ubona ababaye. Keza yahise amusubiza ati Derek menye uwo mukobwa umukunda cyane pe, ndabona tumuvuzeho ugahita uhinduka mu maso, reka tunabireke bitakuviramo gutaha ubabaye, sibyo se bro? Derek ahita aseka ariko byo kwihererutswa. Amusubiza ati byaruta, gusa yikirije ubona bitamuvuye ku mutima. Keza arangije aramubwira ati Derek ndabona bwije reka dutahe, Keza atankekere indi mico mibi. Derek aramusubiza ati nibyo kabisa reka dutahe, gusa wakoze kwemera kuza guserukana nanjye ukamana n'irungu. Keza iyo nganiriye nawe buri gihe umpa amagambo y'ingenzi kandi anyubaka, niyo mpamvu numva twahorana. Keza aramusubiza ati ahubwo niwe wakoze kunserukana ahantu nk'aheza, uzi ko ngo wagira ngo wari waserukanye umukunzi wawe bro, kandi merci pe, mushime bimvuye ku mutima. Kandi Derek nkomeza kugushimira ubushuti ukomeza kugenda unyereka yewe na mukuru wanjye, nubwo tutagize bro ariko wowe ibyo dukorera bimeze nk'aho uri nka musaza wacu. Ndahamya ko ibyo dukora yaba dufite musaza wacu nawe ari nka byakabaye adukorera. Derek aramusubiza ati Keza urakoze cyane gushima, wa mugani wawe bwije reka nkugeze mu rugo hakiri kare, ubwo nunyemerera tuzongera. Keza aramubwira ati kabisa wowe ntacyo nakwangira kuko ndakwizera kandi nta n'ikibi wanyifuriza. Ubwo bahise bataha tugaruka mu cyaro, abo Sandrine barimo baganira. Siko bisa kose Japhet mu cyaro bari batangiye kumwibagirwa. Giye kuva Japhet yagiye no mu mujyi atarongera guhamagara umukunzi we Sandrine, kuko mwibuka akigera mu mujyi bamwibye nimero ye ya telefone n'ibindi bintu byose ari kuzifasha amenya abantu bo mu cyaro. Ubwo nta kindi kintu ari gukora uretse kugaruka mu cyaro kare abantu yabasize kugira abone umukunzi we. Reka twumve ikiganiro abo Sandrine bari kuganira. Sandrine abaza mama ati mama ko mbona wowe na papa mwishimye cyane byagenze gute? Mama aramusubiza ati nawe uraje wishimye, ahubwo nimba inkuru nziza papa wawe amaze kumbwira. Sandrine yahise abaza papa ati papa nanjye mbwira numva ariko. Papa aramusubiza ati ese mwana wanjye ntiwari urambaye kuba hano, tutimuka iki cyaro ntiwakivukiyemo ntimupfa ugihaza? Sandrine arangije asubiza papa ati papa utambwira ko ibyo nketse ari byo, yikanze. Papa Sandrine nibyo kabisa tugiye kwimuka. Sandrine aramusubiza ati tugiye kwimukira ese papa? Avuga ubona atishimye cyane kubera ko yari azi ko nibimuka atazongera kubonana ukundi na Japhet. Yewe Japhet ntazagira amahirwe yo kumenya naho bimukiye. Sandrine abanza guseka. Ubwo bari bagiye kwimukira yasubije umukobwa we Sandrine tuzahamenya muri next episode cyangwa se muri episode ikurikira. Ese urakeka abo Sandrine bagiye kwimukira? Se wa mugani wa Sandrine nibimuka buriya siyo
si amahirwe ye ya nyuma yo kongera guhura na Japhet? Hari igihe byaba bigiye kubaviramo gutana burundu, gusa Imana izamufashe. Ntimuzacikwe na episode ikurikiye. Ndabakunda cyane, kandi mwibuke gukanda like, munatere comment, mutanasize kuri iryo jambo ritukura rya subscribe riri iruhande rw'iburyo. Niba ushaka kuzajya ubona episode zikurikira zose, turabakunda cyane.